twaryamye umunsi ntabwo ujya mu kazi. Amakuru ufite ujye wivugira nyine wavuga ikihe kindi se gahinda kamenywa na nyirako uzi cyangwa ikintu cyo mwangira ukinege ukagira ngo ibintu byose none se mva kamubaza ubundi aho watangiriye niho uri ubu ngubu n'ibintu byanze rimwe wabipanitse wabigize ibintu birebire sundi kamubaza ubu ngubu kuranga ko uri uryamye ubundi hari umuntu uri kubikora hariya ku kazi ivugire nta makuru ufite ya uzajya ureka ibintu byo gukomeza ibintu nawe ujya gukora akwene urabyuka ukicira muri ekuteri ukumva umeze neza ukagira ngo niko ibintu bimeze ahanze urabiziko ni ibintu bimeze aha none se ngende mparika ibintu ncika intege ndyame nkawe ngo kubera iki ibintu byanze urakora ugakomeza ukagerageza ibintu ku mpande zose ariko ine uyu mwaka wageze kuki umwaka 2024 n'inkubaza ngo wageze kuki uragifite ni byinshi wiyumviye imiziki ngewe ndagira nkubwire ko nari kuri telefone mfite nkora online ntago nkora online rwose cyangwa ujye ubona telefone yanjye mpora nyifite ukagira ngo ntabwo mba dukora ibintu agahinda ni ngewe ukazi agahinda mfite ni ngewe ukazi ntukabone wicaye ngo ubone ngo umeze neza ngo ugire ngo twebe biratworoheye nimba wowe warashimye nge ntabwo nashimye ibintu bimeze nabi nzaho Imana ibishaka urya Imana niyo igene bizatubaho wapanitse ibintu kikoze ngero erega ndetse ntabwo ari ibintu byose umuntu abivuga nyine ntabwo ari ko byose umuntu abivuga hari ibyo rero utazi byanjye kandi by'ingenzi kandi mfite ku mutima kandi binahangayikishije nukoro ntukabone mbyutse ntameze neza ngo ugire ngo none wagiye mu kazi ko mbizi ko mu kazi babyanze ako kazi se uzi gute ko gahari usize ufite akazi nyine vugire nyine ni gucyo nyine yabyukukicira muri gutera ukabona meze neza nta kazi ugifite wakawe ko wambajije ngo kutagiye ku kazi kubajije ariko ukamba nta kufite bakwirukanye ine mbabarira nsobanurira byagenze ute mbabarira nshuti yanjye tureke gupfa ubusa okay nongera kukubwira I'm sorry njye bimaze no kunyobera ntukazajya usakuriza mu gihe utazi guceceka umunwa wawe wowe yes ntabwo turya ni papa mubwira ibyo utekera muri stoke ntabwo nta biryo byuzuyemo nyine ntabwo ngize umbwira dushaka guteka hano ibyo ushaka kurya ntabwo nzi hanyuma iyo ukumva haze ntabwo utekereza ku bandi ndagira ngo iyo mico wo kabyara wese twubahane ibyo bintu bisigare muri 2024 mbabarira hari bitaragenze neza ubikosore pe okay Sendo moyo wow ubuzima bumeze gutya buzarangira ryari koko mana uko umwaka
nawe utangiye niko mushoje. Ntacyo nagezeho, ni ukwizengurukaho gusa. Ese Mana, bizahora uko nguko cyangwa uzampindurira? Ako se buriya birakwiye ko nakwiheba? Oya, as long as ngihumeka, as long as hari abari mu bitaro ngiye nk'abandi muzima, Wanny, ntabwo ukwiye kujya kure. Ibyo kugushimira byo ni byinshi. Ngushimiye uyu mwaka wose, kuva mu kwa 11 tukageza mu kwa 12. Mwami, si ku bwacu, si ku bwanjye, si ku bw'abavandimwe, si ku bw'inshuti, ahubwo Mwami wowe gusa. Warakoze papa, warakoze kuduhamagara amazina, warakoze kubw'imyambi waducishijemo. Twahuye n'ibyari kuduhitana byinshi, ariko warahabaye Mana, warahabaye. Twabonye ineza yawe, twabonye kugira neza kwawe. Ntuzamure icyuya, ntuzamure amashimwe. Mwami, nkweretse impagarike zanjye zose, kugira ngo Mwami uzumbere umutsinzi muri uyu mwaka tujye kujya mu 25. Ibitaragenze neza byose muri uyu mwaka ushize, reka Mwami bikosoke muri uyu mwaka 2024. Twambukanye icyubahiro cyawe, twambukanye amashimwe yawe, twambukanye kugira neza kwawe. Urakoze Mwami, kandi ariko nkomeje kukurekana muri umunange Inese, kugira ngo ukomeze kumugirira neza, umuhe guhinduka, amenye isi, utuma umukobwa mwiza ushimwa n'Imana n'abantu. Mu izina rya Yesu Mwami, urakoze kuko ubikoreye kwibahisha. Amen. Naje. Meze neza. Ko wishimye? Ndishimye. Yahise ubwo meze neza ni byiza. Asagaje. Shanse nyine niba umwaka bitaragenze neza. Ikabije. Niba niko natekereza rero. Shakwana bikugiye nabi nyine ndi gukora akazi. Ariko akiheza. Akana byagenze neza. Niyo sabiza neza. Sibyo? Ukaba gusenga akabishira mu Mana. None se undi niba ntacyo nakubwira. Sibyo? Wowe umaze ukore ntucike intege, ntabwo ntacyo nabwira utarakoze. Rero twumva nyine wareka kwiheza ugakora tu. Tuvuga n'ibyo. Turagerageza nk'abana. Ako ntabwo ari twe dushira mu bikorwa. Mpamvu yo gucika intege rero. Ako nawe uri ikintu by'uburenganzira. Nta kibazo mfite. Ikibazo ufite gute? N'ibintu byanjye byose biri n'Imana.
Tamubare ko agiye utanagiye nyine. Nakore se nabigendanye. Ngomba. Gusa nyine ntukomeze kwiheba. Yes, ndabona nanjye mfite icyizere cy'uko akazi biraza kugenda neza n'izindi gahunda nyinshi ntabwo nshidikanya yuko Imana ihari uyu mwaka uje ndizera ko ari umwaka w'impinduka nyinshi nawe nizere ko uzaba umwana mwiza muri uyu mwaka tugiye gutangira. I'll try my best. Thank you. Wanny, kwe protest. Ngaho se mwana, kora umuti. Sanware. Igos? Heze. Mfite n'amatike. Sure? Hehe. Satugende. Giye kuntahoze? Cyane. Uranishyura bill? Jewe. Aha, twagiye nga twitegure. Umva noneho uyu munsi bill ni yawe. Jesi udashaka. Thank you. Twagiye. Reka twitegure noneho mu kanya hagiye gushya. Sawa ntari mwe. Sawa.